ibishoboka mu bidashoboka. Namubwira ni ntabwo ibikoreye gutwika agasore, ibikoreye kugira ngo tubone uko twandika. Naho nyine nuko atari umwanyu ubwo si bihiye nabi. Arakomeza umwana ari muri uhoraho uri Imana uri Imana. Nakakana kagakobwa nako kagakoramo. Ntago biri kotsa binarakonje. Bigeze iravango nababwiye ngo mwandike. Ndayibwira nti Imana umuco turawubonye ariko nta karamu nta n'urupapuro. Iravango iranga muntu yawe wayihishe mu gifuniko cy'ikayi. Izi nibyo dukenyereyeho. None se yayoberwa impigo umuntu agendana? Ego imenya igifuniko nafunitsemo indangamuntu. Kuko hari mu byondo ari nizaranga muntu z'udupapuro nyishira mu gifuniko kugira ngo tuticara ahantu hatose ikangirika. Imana imenya ko na iranga mu ni data watwese mwiza azi. Nuko noneho Imana iravuga ngo niba nkoze ibya mbere ibya nyuma byananira bite? Yakoze biriya izakora n'ibindi. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Yakuvanye mu giturage ikakugeza i Kigali inaniwe kuhagutungira. Ariko Mana nibari weho niburi Imana. None se nitaba Imana irabaswa wanyu? Ni Imana nyine. Ibiravuze ngo ibyo nakoze ntabwo ibisigara ibyo ntarakora. Ngiye kuba ikaramu kakana kaba mubyeyi nako gatangira amen amen ntabasogeye kwegera ibiti tare amen amen. Uwiteka aravuze ngo muzane urwo rupapuro yandike amaraso asohoka mu rutoki. Ngewe ndambika cya gifuniko hasi nduwite akirada akana karandika. Uwiteka aravuze ngo kandi ni kare kakageze no muri garidiyene inyandiko nziza kandikisha amaraso yako. Aravuze ngo weho wasabye ibinebi avuze ibinebi wavuze ibinebi avuze ibinebi. Hanyuma mugende mubwire mushumba Yerikana amaze iminsi afite ikifuzo kimeze gutya. Mugende mumubwire ibinebi mumubwire ko agisenga yagize ate yumviswe n'Uwiteka uvuganye namwe amen. Agira ati amaraso arongera. Yemwe mwabarokora mwe mwaretse tugashaka imbaraga z'umwuka wera. Karibwo buzima bw'abarokora. Nibwo buzima. Uru rugendo n'urugenda gusa uzananirwa. Uru rugendo n'indugenda mu mwuka ntabwo nzananirwa. Izo ni korasi za zamani. N'urugenda n'ubuhanga bwo kuririmba gusa uzananirwa. N'urugenda n'ubuhanga bwo kubwiriza gusa bizakama. Ariko n'urugenda mu mwuka uzashikayo. Imana ishimwe. Aba bagabo ba Yesu rero aba bagabo ntibatinyaga no kurwanira iruhande rwe. Umwe ati wabizana nakuvuna natimeshe ngo uhombore noneho. Yesu atariko nimuconcomerana mwirinde mutagira mutemana. Byarwaniraga n'iruhande rwe ngo gutonganira muri korari gusa nawe ahari bararwanaga. Noneho umudiyakoni n'umudiyakoni kazi batongana bate ngo iki? Nubwo waba uri pasiteri keretse ufite mwuka wera. Yesu arabwira ati mureke mbabwire inkuru ikomeye. Muzi ko muri mwe harimo uwa uzangambanira. Bati amazimwe wazanye urasobanura wabikubwiye. Umuntu wa mugabo wo kugendera besha ninde wabikubwiye? Ntibari bazi kwamenya byose. Bati aratubwira wabimubwiye cyangwa buri wese yisubirira iwabo. Nta ushoboye amazimwe turi abantu b'abagabo. Yesu ati rwose ndamuzi umuntu. Umwe ati ninjye
urumogi se ntabwo ari wowe. Undi ati none ushatse kuvuga ko ari njye. Undi ati nawe uri kuranga uwanyoye kanyanga ntari wowe. Undi ati ko ari njye uri kureba ninjye ibesha uvuge ko ari njye. Yesu ati nawe uravuga muri korari umuriro ukaka niwo mubatizo wabatijwe ma ntari wowe. Undi ati none ushatse kuvuga ko ari njye wowe n'ukundi wananiye umugabo ntari wowe ra. Ntabwo ushatse kuvuga ko ari njye man ninjye. Ati wewe se ubu maze kugira bangahe wa mugore Yesu aramubwira ngo mbega ufite umugabo ntawe. Ati uvuze ukuri n'abatanu b'uyu munsi sabaho ntari wowe n'abagore umaze kugira barahagije ku murenge wasezeranyeyo n'abangahe mwe ntari wowe. Bigera kuri Yuda aravuga ngo mbe mwami ninjye. Yesu ati dore uko gisa none se atabaye wowe nindi. Yuda ati bahu uyu mugabo yakomeje kunyishiramo nkabona ari kureba nabi simenye ibyari bazi gushaka ibihamya twakubonye mu mutarage murogi si wowe mubivuge narindi yo ryari mwambonye ryari bwe kujya burabeshera abantu umva nzabijyana no kwa mushumba ushobora kuhatsindira kuko ntareba mu mutima ariko mwijuru bazaguhamya bazaguhamya. Yesu aravuga tumva YouTube ugiye impaka uwo turahuriza ikiganza mu mbehe nu Yuda ati ntambeshe bahu muri kumva ntambeshe mwa ba Petero batarakubeshe kabisa arakubeshe ariko reka twumva ubwo bufinda finze niba burafata ntabyo yakoze bizagenda ubusa. Uyu murimo yawumeneye amaraso. Itorero rye ryubatswe ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntazagira ate ntazarisho. Bashiramwe ikiganza akozemo Petero akozemo inakoramo yongeye gukora Yuda bamufashe ikiganza. Yesu ati Yuda wafata ikijumba ukane kunati. Yuda kakanya Yuda ati bashake bambone birantwara ikize. Petero ati murakorese uzi ko twagize ngo ariko murekura umuntu atanga. Undaho kwihana asohoka agiye kugira ate. Icyanyuma nshaka kuvuga kuri ibi bintu yarabwiye ati abwira Petero ati ariko nshuti yanjye uzi ko nawe uzanyihakana. Petero ati wavuze byinshi turemera ariko aho urabeshe uko nizi imbaraga zindimo imbaraga wifitemo zitayowe na mwuka wera zizashira. Ariko uzukono nge maze kubicyamamara mwana no kumashosho media ivyo birarangira ahubwo ukabiciro ry'imigani igikuru. Mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo mwami Yesu icyo nicyo nifuza kumenya kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata. Mwami ejo nazavaho nibesha ubugingo. Muririmbyi w'umuhanga cyane w'umunyabwenge Jehova Yire. Niba nkubwireho mugisha kandi umugisha arawubonye yibitseho lisansi n'andi mashuri hirya n'akazi keza n'imodoka yitwara n'umugore we sheri. Okay, uragenda muyihe uragenda muri iri ariko aravuga ngo ubu sa hari icyumweru mudasezeraho abaciyeho ntibabazana hano. Ugira se ngo babazi itariki bazagendaho. Rero arabwira ati wozangama uzanyihakana ati barakubeshe unatuka ngureba uraririmba nibyo uraterana nibyo ariko kuba waragabanije gusenga ntambara gusigarana. Usa n'uhagaze ku kaguru kabepe isi yari ifite amaguru atatu none ntabiri amaze guherema none isigaranye ukuguru kumwe nshuti muze tuyivemo. Niko twaririmbaga kera. Niba wariyirizaga iminsi 5 ugafata y'itanu utari ukaba ubutana kwiyiriza ngo ugeze saa 12 Imana ireba mu mutima ntireba mu gifu.
bene uwo mudayimoni ntiyirukanwa n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza. Petero ararahira, Yesu atumva nshuti yanjye inkoko itarabi kuzaba unyihakanye gatatu. Uko niyizi tukuzi ko burandi muri komite ya korari hiriga nyoboye ministeri. Uwo wawuriwe wese nicyo waburi cyo cyose Imana ikuvuye imbere wa mwara. Yesu umwami wacu baramufashe, bamufashe Petero arakurikira aragenda aho bicaye. Ubwo hasigaye Petero batangiye gutera igiparu abavuza urukiga nkatwe kuko ba Petero ngo barabakiga. Iyo tugeze hano i Kigali tugerageza kuvuga nkamwe bikananga mukatuvumbura. Nanjye nitwa Semageri Gaspari uye Murengeri. Aho batuyewe uko wakwishushanya kose urukiga ntirwagira gute. Petero abateruye amagambo ngari kuganira umva mwabahungu mwe abandi bati yewe ariko uyu nguyu asa nabo mubigishwa be. Petero ati nimpa mu Imana da mukansaraga nagiyeyo ariko ntago ndi umupende biriya byabo ni by'abasazi ni fake. Ariko ibuka ko byakugize icyuri cyo urabisuzugura ariko nibyo bigutuje muri uyu mugi. Maze gusobanuka kameme ntabwo nkiri umuntu bakurura nk'ihene nyamara ukiza watunzwe na diakoni utungwa na Nuza mwene data w'umukirisitu akorera Imana guha akazi none ururi ndege ukajya Dubai urasanga ibyo bintu ari iby'abashe. Hari abakristo mwazinutswe iby'Imana mumeze nk'umuntu wahazaga twiki kigega. Marimana umubyeyi wacu abari ndushi yatubereye karuhura. Ngo nyinshi twahoraga dushonje Imana yacu yari yaraduhaye amahoro. Marimana yatubereye byose n'abarabahanya yadukuye ku cyavu. Muri ni by'umuhanga rero mati akagasura dufite niye kumana we. Hari umwana warebye ifoto ya nyina abaza se ngo pa ngo kino gikobwa ko ari kibi ni cyane ngo ariko niki gisore ni ntakigenda ngo urabona ibi bipataro bingana bityo naho se ninje na nyoko wa mushenzi. Tuzi kwambara na za simoro. Nge nkiza hano natumiwe na Pasiteri Karangwa bwa mbere naje nambaye inkweto za Madoro n'ishati. Cyo mu giterane hano bati twabonye umushitsi. Yego nubu na nibyo abakiga ariko ko biri nagerage. Baravuga bati weho umeze nk'umwe muri babandi atoya kuko ntago n'umupende. Abaricaye mu mwanya sinzi ukunda agashirira katarutse kati tu Yesu bati n'imvugo yawe ni uretse ko mushaka kwivanga n'abandi burya umurokore wapfukamye agasenga hari ikimugaragaraho abafite inkovu z'ibyo bintu. Herega nta ngono yatetse ibura ubukoko. Niyo bamuhemukira avuga ngo nukuri Yesu azaguhana kandi ndigiheruka mu nzu ye. Nimvugo yawe Yesu we nukuri ni wabikora nzasubira gusenga umvama. Kuko Yesu cyamuriyeho ntabwo yagenda buyeriyeri. Amwe akanyubwa kangahe noneho sinzi wavuye hanze niba yaravuye kwihagarika kandi agigishira kiti uwera nyiringabo uracyahakanamwa kiti rwose sinzi icyo munshakaho. Akivuga gutyo Isaki biravuze ngo uretse kwivanga mwari mwarahamagawe.
cokora hari ibyo yavuze mbona ko ari yivuganye na kirere mwene y'amaso gutya kirebana na Yesu aravuga ati sha nakubwiye ko abadafite mwuka wera iminsi izabagaragaza. Isohoka kiri kurira. Rero Yesu umwami wacu yagiye mu gituro arazuka ni muzima. Haleluya. Biremera muri Yesu biremera. Biremera muri Yesu biremera biremera. Murekera wo muri Yesu biremera. Arazuka. Aya magambo twasomye yarahagaze ku musozi wa Elayono. Yuda yari yahuye, Petero ari kumwaragurika. Bati na mbere ngo hari naho yabatumye ati mujye kwirukana abadayimoni bageze bati shetinizwa. Iyo watangiye kubona umugabo uruta wawe mwuka arananirwa. Akubwira tumva rero mbana n'abagore bintahemuka, kabana n'abagabo bintahemuka, mbana n'abarokore bintahemuka. Rero ariko mwuka ni imbaraga z'ingingo zikagaruka. Haleluya. Ni imbaraga z'ingingo zikagaruka. Niba bigishwa batarabaye abagabo badafite mwuka, weho uzabiki nutamugira. Niba bigishwa barahemutse bari kumwe nawe badafite mwuka, weho mwuka wera nutamushaka ngagashoboza. Aha bigishwa bananiwe uzahashobora. Ntago bishoboka rwose. Tugiye gusenga Imana. Noneho akamango ariko ngeze imbere mpura n'abananiwe bagarutse. Nkabona abantu baje mu giterane batazanywe no gushaka mwuka wera, ahubwo baje gutereta. Dore umwana ukeye, dore umwana uyiye, dore umwana ca ewana ca abarokore bagira abadamu umwana. Mpura n'abananiwe bagarutse kandi barabatijwe bafite n'amafisha y'ubukristo. Wababaza ngo musengera he? Sengera muri ndipeye. Barambwira ngo imbere birakomeye, nta mugabo udatereta, nta mugore utagira inshuti, nta musore mwana. Urumva se? Ndababwira nti mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. Ndababwira nti mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. Nahuye n'abapazito turashinga amacano. Nje ndi bishop, nanjye ndariki bishop, nje ndaposo mwana. Ndashinga cano, nje mpanura mvuge ngo hereza miliyoni 10. Nkubwira kuri Kanyarira haracyabaho. Ndababwira ndi mwinkerereza, nyir'ururembo arantegereje. Noneho haragera akanyitse ati ayi nyir'ururembo akomeje akazi ko kunkomeza, nariye imbere azanyamutsa kugera ngejeje yeye. Muhumure mwese kugera ngejeje, iwacu hariho kugera ngejeje. Abarokore mwese muhumuraza tugezayo jeje Isiyoni. Akomeje akazi n'uyu mwanya afite mwuka wera, arashaka kuvugurura ubugingo bwacu ngo mwuka wera tahe muri twe. Atugira abagabo nyabagabo badatukisha izina rye, ahubwo bahesha izina rye icyubahiro. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Na hejo mukozi w'Imana, maguruke dusenge ubwire